Twongeye kukwifuriza ibihe byiza ndetse no kugubwa neza, wowe ukurikira ndetse ukanakunda ibiganiro M24/7 ikugezaho, by'umwihariko wowe wakoze subscribe kuri iyi channel ukajya ukurikira amakuru agezweho muri aka kanya. Ibisanzwe kandi nicyo kitugaruye hano, aho tuje kukubwira amakuru agezweho muri aka kanya, cyane cyane aho inkuru igezweho cyane mu Rwanda kuri ubu ngubu ari yuko Minisitiri w'Intebe yaje guhinduka. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, nyuma yuko ahinduye Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva agasimbura Dr Edouard Ngirente wari umaze imyaka hafi 8 ari kuri uyu mwanya. Ingingo igezweho cyane mu Rwanda ni yuko Minisitiri w'Intebe mushya witwa Dr Justin Nsengiyumva yasimbuye Dr Edouard Ngirente wari umaze imyaka 7 n'amezi 10 ari kuri uyu mwanya. Dr Nsengiyumva yagizwe umukuru wa guverinoma y'u Rwanda nyuma yuko yari guverineri wungirije muri Banki Nkuru y'u Rwanda BNR, aho yari guverineri wungirije kuva muri Gashyantare 2025. Ingingo y'116 y'itegeko nshinga ry'u Rwanda ivuga ko Minisitiri w'Intebe ashyirwaho kandi akanavanwa mu mirimo na Perezida wa Repubulika, ariko abaminisitiri ndetse n'abanyamabanga ba leta ndetse n'abandi bagize guverinoma bashyirwaho na Perezida wa Repubulika amaze kugisha inama Minisitiri w'Intebe. Ingingo y'124 y'itegeko nshinga ry'u Rwanda kandi ivuga ko iyo Minisitiri w'Intebe yeguye cyangwa avuyeho ku mpamvu iyo ari yo yose, bituma n'abandi bagize guverinoma begura. Nk'uko uri kubyumva uko twatangiye, icyo tugarutse kukubwira ni ukumenya uko bigenda cyangwa se igikurikiraho nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe avuyeho. Mu ngingo y'124 kandi y'itegeko nshinga ry'u Rwanda iha Minisitiri w'Intebe uvuyeho inshingano zo gushyikiriza Perezida wa Repubulika ubwegure bwa guverinoma bwose. Gusa abagize guverinoma bakomeza gukora inshingano zimwe na zimwe mu zisanzwe, ariko hari ibyemezo baba batemerewe gufata igihe cyose batari bongera kurahizwa na Perezida wa Repubulika. Iyo ubwegure bwa guverinoma bumaze gushyikirizwa umukuru w'igihugu, Perezida wa Repubulika aba agomba gushyiraho guverinoma nshyashya ndetse ikabanza ikarahira mbere yo kongera gutangira inshingano. Aka ka gatatu k'iyi ngingo y'114 y'itegeko nshinga ry'u Rwanda kavuga ko guverinoma yeguye ikora gusa imirimo ya buri munsi kugeza igihe hazashyirirwaho guverinoma nshyashya. Amategeko ateganya ko Perezida wa Repubulika agiriwe inama na Minisitiri w'Intebe we ashyiraho guverinoma yubahirije ihame ryo gusangiza ubutegetsi ndetse no gukurikiza imyanya imitwe ya politiki yabonye mu matora y'inteko ishinga amategeko, ndetse no kureba ababifitiye ubushobozi akaba ari bo bahabwa imyanya muri guverinoma. Iyo Minisitiri w'Intebe mushya amaze kurahira, abaminisitiri bagize guverinoma nabo bahita barahira, aho bose barahizwa na Perezida wa Repubulika. Bishoboka ko abari muri minisiteri cyangwa guverinoma yari iyobowe na Edouard Ngirente ubu ngubu wakuwe mu nshingano bashobora kuzagumaho, cyangwa se hakinjiramo abandi bashyashya, gusa bose bongera kurahirira inshingano nshyashya bitewe n'uko guverinoma iba yongeye guseswa ndetse igahinduka. Urebeye hamwe muri rusange, wavuga ko umwanya wa Minisitiri w'Intebe mu Rwanda kuva mu 1994 Jenoside yakorewe Abatutsi yarangira, wavuga ko ari umwanya utarakunze guhindagurika cyane ugereranyije n'indi myanya ya guverinoma itandukanye. Kuva mu 1994 kugeza ubu ngubu mu 2025, ubwo ngubwo hashize imyaka igera kuri 31, ni abaminisitiri 7 b'intebe bayoboye guverinoma y'u Rwanda gusa. Mu 1994 uwabanjirije yari Faustin Twagiramungu, wabashije kuyobora igihe kigera ku mwaka umwe usagaho gatoya, igihe yaje gukurikirwa na Pierre Celestin Rwigema, we waje kuyobora igihe kigera ku myaka 5, ndetse hakurikiraho Bernard Makuza we wayoboye imyaka 10, ndetse uyu Bernard Makuza akaba ari nawe ufite umwihariko wo kuba Minisitiri w'Intebe imyaka myinshi kuva mu 1994 kuko nta mundi wari wageza mu myaka 10. Nyuma ya Bernard Makuza kandi hakurikiyeho Pierre Damien Habumuremyi, aho we yabashije kuyobora guverinoma mu gihe kigera no ku myaka 3 isagaho gatoya, mu gihe haje gukurikiraho Anastase Murekezi, we nawe waje kuyobora igihe kigera ku myaka 3 isagaho gatoya, ndetse haje gukurikiraho Dr Edouard Ngirente, nawe wari umazeho igihe kirekire nyuma ya Bernard Makuza, kuko Dr Edouard Ngirente yarayoboye imyaka igera ku 8 yenda kuzuraho gatoya. Akurikiyeho Dr Justin Nsengiyumva, aho nawe agiye kuyobora guhera kuri 23 Nyakanga 2025,
ndetse ikindi ushobora kumenya ni uko iyi tariki Dr Nsengiyumva Justin agiriyeho ari nayo tariki Anastase Murekezi nawe yagiriyeho, bigatandukanira ku myaka. Aba bombi haba Anastase Murekezi ndetse na Dr Justin Nsengiyumva bahuriye ku itariki imwe ndetse n'ukwezi kumwe bagiriwe abakuru ba guverinoma, kuko tariki ya 23 Nyakanga 2014 nibwo Perezida Kagame yagize Anastase Murekezi wari muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo, nibwo yaje kumugira Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, aho yaje asimbuye kuri uwo mwanya Dr Pierre Damien Habumuremyi. Umuntu yavuga ko wenda bishobora kuba bihuriranye kuko na Dr Justin Nsengiyumva nawe agiyeho ku wa 23 Nyakanga 2025. Izi mpinduka kandi muri guverinoma zije nyuma y'icyumweru kimwe gusa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, nyuma y'inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro ndetse iyobowe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yari yemeje impinduka ndetse mu bigo bya leta bitandukanye, aho ibigo bya leta, amakomisiyo ndetse no muri za minisiteri zitandukanye hari habayemo impinduka, ndetse izi mpinduka zije zikurikirwa no guhindura guverinoma nshyashya nyuma y'uko Dr Edouard Ngirente asimbujwe Dr Nsengiyumva Justin. Nyuma y'uko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda atangaje impinduka kuri Minisitiri w'Intebe, Dr Edouard Ngirente wari Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda yatangaje ko imyaka hafi 8 yari amaze muri izi nshingano yungukiyemo byinshi kandi azahora atewe ishema n'icyizere yagiriwe cyo kuyobora guverinoma. Dr Ngirente yabaye Minisitiri w'Intebe kuwa 30 Kanama 2017 ndetse avuyeho uyu munsi kuwa 23 Nyakanga 2025, aho yasimbuwe na Dr Justin Nsengiyumva wari guverineri wungirije muri Banki Nkuru y'u Rwanda. Ubutumwa Dr Edouard Ngirente anyujije ku rukuta rwe rwa X nyuma y'itangazo rishyiraho Minisitiri w'Intebe mushya bukubiyemo gushimira Perezida Paul Kagame wamugiriye icyizere akamuha inshingano zo kuba Minisitiri w'Intebe ndetse akazimaramo imyaka hafi 8. Ubutumwa anyujije ku rukuta rwe rwa X, Edouard Ngirente yagize ati: "Ni urugendo nungukiyemo byinshi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bashimiye aya mahirwe mwampaye yo gukorera igihugu cyacu no kuba mwarambaye hafi mukanshyigikira muri urwo rugendo rwose nari maze ndi Minisitiri w'Intebe. Mwambereye icyitegererezo kandi nzahora iteka nterwa ishema n'icyo cyizere mwangiriye." Bimwe mu byo Dr Edouard Ngirente ashobora gushimirwa mu gihe yari amaze ayoboye guverinoma y'u Rwanda, nuko Dr Edouard Ngirente ashimirwa ko guverinoma yayoboye yashyize imbere kubazwa inshingano bidasanzwe ku bagize guverinoma, ndetse abitwaye nabi bagahita bakurwa mu myanya kandi bikamenyeshwa abaturage. Guverinoma ya Dr Edouard Ngirente yatangiranye minisiteri 20 ariko yasoje igizwe na minisiteri 21, aho minisiteri 2 arizo zakuweho hagashingwa imwe, ndetse mu gihe indi imwe ariyo yagaruweho. Muri minisiteri zakuweho harimo Minisiteri y'Ubutaka n'Amashyamba ndetse na Minisiteri y'Ishoramari rya Leta, mu gihe hashinzwe minisiteri nshyashya ariyo Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, ndetse haje kugarurwa Minisiteri y'Umutekano.